Inama y'umunsi y'abashakanye. Inzira 8 zoroshye cyane kandi zo guteza imbere umubano mwiza mu rugo rwawe. Ni ibintu byoroshye cyane ndetse kurenza uko wabitekereza, kandi nubwo kenshi twibwira yuko urukundo rwacu rusaba ibintu bikomeye, ariko rwose biroroshye. Kenshi na kenshi buri wese abatekereza yuko gutanga ikintu kinini cyane, kugura impano zikomeye cyane hagati yanyu, ari byo bintu byabakomereza umubano. Nyamara ariko uyu munsi reka tuvuge ku buryo bwo gushyingiranwa bwiza cyane, inzira 8 zo kunoza umubano wanyu kandi ukaba umubano mwiza cyane uteye imbere. Bwa mbere, iga kuvuga ijambo murakoze. Niwo mwashakanye akoze ikintu cyiza, kuvuga ijambo urakoze ni ikintu gikomeye. Kuvuga urakoze ntabwo ari ugushimangira ko bihaye agaciro gusa, ahubwo ni igikorwa cyerekana yuko ukunda kandi ko agaciro by'umukunzi wawe gukoreye. Icya kabiri, ibuka gushimira uwo mwashakanye mu ruhame. Tekereza ku nshuro ya nyuma umuntu yagushimiriye ku mugaragaro cyangwa se imbere y'inshuti zawe n'imiryango. Uribuka uburyo bwiza byaguteye kwiyumva. Gushimira uwo mwashakanye mu ruhame ni bumwe mu buryo bworoshye cyane ariko kandi bukomeye bwo guteza imbere umubano wanyu. Bimwereka yuko n'imbere y'abandi bana bagifite agaciro, kandi bimwerekana nk'umuntu udasanzwe mu buzima bwawe. Byerekana yuko iyo adahari ari ibintu byinshi bitagenda neza mu buzima. Ikintu cya gatatu rero kandi cyakomeza umubano wanyu gikomeye, erekana ko umwitayeho. Bagabo, ari ikintu cyiza cyane cyoroshye gishobora kunoza ishyingiranwa ryanyu, kandi cyoroshye cyane koko niba ukunda umuntu mwashakanye, nko kumufatira akaboko mu ruhame, kumusoma nko ku gahanga cyangwa se kumuhobera imbere y'abantu. Ni ibintu wakora byoroshye ariko bitanga message cyangwa se ubutumwa bwiza cyane. Ibikorwa nk'ibyo bitoya cyane ushobora gukorera umugore wawe ni impano nziza yo kwerekana urukundo. Bagore, urya n'abagabo banyu nabyo ngibyo barabikenera. Fata umwanya wo kwerekana ibikorwa by'urukundo ku mugore wawe kandi ubikorere imbere y'abantu, maze uzarebe ubutumwa bwiza bizatanga mu gihe kizaza. Ikintu cya kane rero, ohereza ubutumwa bugufi cyangwa se email ku mugore wawe uvuga yuko umutekereza. Nyuma y'ibintu byose bishobora kuba ku munsi wawe, kubona ka message keza gaturutse ku mukunzi wawe kandi agukunda, ndagusengera cyangwa se sinshobora kumva yuko utari hano ndagukumbuye, ni kimwe mu bintu byiza cyane mu buzima bwawe. Tekereza kwifatanya n'umukunzi wawe mu gihe mutari kumwe, ukore bene tuno dukorwa twiza cyane dutoya tw'urukundo. Bizagufasha, bizamufasha kandi mwese bizabateza imbere. Icya gatanu, bwira umukunzi wawe ko asa neza kandi ko aberewe cyane. Bagabo, ibi ngibi ni ingenzi cyane kuri wowe. Bwira umukunzi wawe yuko ari mwiza kubw'impamvu zitandukanye. Niba ubona yambaye neza, niba wumva ahumura neza, akantu kose keza utekereje kari ku mukunzi wawe wikagumana, igaguhita ukavuga. Ni byiza cyane ku mukunzi wawe, ariko kandi ahangaha nta nubwo ugomba kubeshya. Niba utakunze ikintu yambaye, ntabwo ari ngombwa kuza ngo umubeshye ngo nabikunze kandi uzi neza yuko utabikunze. Ntabwo kandi ari ku bagore gusa, ahubwo n'abagabo nabo kubwirwa amagambo meza y'urukundo nta kintu rwose bishobora kubatwara. Icya gatandatu, iga gushyira ibyuma by'ikoranabuhanga hasi mu gihe uri kuvugana n'uwo mwashakanye. Ikintu cyose uzi ko gikunze kubarangaza, telefoni zanyu cyangwa se ibindi byose byica umubano wanyu imbona nkubone. Ubutumwa bwanditse rero ntabwo ari ibintu ugomba gukoresha cyane mu gihe uri kumwe n'umukunzi wawe. Ishyireho imipaka ndetse n'igihe cya tekinoloji, uha umwanya umukunzi wawe, uburetse ibyo bintu by'imbuga nkoranyambaga kuko n'ubundi uko wabikoresha kose ntabwo byarangira. Ikoranabuhanga ni igikoresho cyiza gishobora guhinduka ariko kikaba cyanagusenyera. Kuba wakireka rero ntabwo ari uko byoroshye, ahubwo rwose biranakenewe. Ikintu cya karindwi, shishikarira igikorwa cy'abashakanye. Nta mibonano mpuzabitsina uwo mwashakanye yaba ari inshuti yewe akaba yanaba nk'umwana wawe. Bagabo rero, ni byiza gutegura umugore wawe umunsi wose, kumenyesha yuko umukumbuye kandi ko atari wuza kurota umubonye, n'andi magambo meza nk'ayo. Ibi ngibi rero bikaba bishobora gusobanura kuri we igikorwa cyiza cyane cyo gutangiza imibonano mpuzabitsina. Imibonano mpuzabitsina ni ikintu cy'ingenzi cyane hagati yawe n'uwo mwashakanye, kandi ni ikintu gishobora kuzamura umubano wanyu mu buzima bwose bwanyu. Ikintu cya 8 rero mu bizazamura urugo rwanyu kandi neza, ni ukuba uwa mbere mu gusaba imbabazi. Kudasaba imbabazi bijyana no kwiyumva nk'umwere, kandi nta mwere ubaho, twese turabizi. Banze rero ukumire ubwo bwirasi kandi utere intambwe yo kwicisha bugufi, rwose usaba imbabazi. Tinda kuvuga, utinde kurakara, ariko wihutire gusaba imbabazi. Ubuzima ni bugufi cyane kandi urugo rwawe ni ngombwa cyane. Izi nama 8 ni ingenzi cyane mu kugufasha gukunda ndetse no kwita ku wo mwashakanye mu buryo bworoshye. Ntabwo ugomba gukora ibimenyetso bikomeye kugira ngo urukundo rube impamo. Tangira uyu munsi, ndetse niba icyifuzo cyawe ari ugukora urugo rwiza, ibisubizo birumvikana yuko byoroshye cyane kandi kubigeraho wabyumvise ko atari ibintu bizaba bikomeye. Imana iguha umugisha. Ubutumwa mwabuteguriye kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo mu magambo ahinnye izwi nka NEMI.
waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana, wifuza inyigisho nyinshi se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza mu bibazo, wumva wifuza kwiga teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima. Duhereye kuri kino kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri ryiza rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka pastoral studies, ubu ngubu akaba ari uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi biblical studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Uzanasanga kandi Christian counseling, zikaba ari inama za Gikristo zizagufasha mu buzima bwawe kandi zigagukomereza umutima. Gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa#nimibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 wanatwandikira kandi kuri nemevangelism@yahoo.com. Tuzishimira gusangira nawe ijambo ry'Imana.